Tugiye kugaruka ku nzozi 10 ziteye ubwoba n'ubusobanuro bwazo. Inzozi za mbere: igihe urose uri gukorwaho n'ibikoko runaka cyangwa bigushakisha. Ibi bisobanura ubwoba cyangwa ibintu biri kugutera stress mu buzima bwawe. Igihe cyose urose izi nzozi z'ibikoko biri kugushaka kandi by'inkazi, uba ufite stress mu buzima bwawe ndetse n'ubwoba bushingiye ku bintu bitandukanye. Inzozi za kabiri: ufatwa n'ibihe by'ubushorishori cyangwa se guhura n'ibintu birimo kugwa cyangwa guhanuka. Ibi bisobanura ko udafite icyerekezo gihamye mu buzima. Nurota ibintu biri guhanuka mu kirere, akenshi biba bisobanuye ko nta cyerekezo gihamye ufite mu buzima. Inzozi za gatatu: gusubiramo amashuri cyangwa ibizami. Igihe cyose urimo urasubiramo ibizami cyangwa uri gusubiramo amashuri, ibi bisobanura ubwoba bwo gutakaza amahirwe cyangwa kutagera ku byo wifuza mu buzima. Mu yandi magambo, bisobanuye ko ubayeho ufite impungenge z'ibyo wifuza kugeraho ko bitazakunda. Inzozi za kane: kurota wabuze amenyo cyangwa kubura amenyo. Ibi bisobanura ko utigiriye icyizere, ubwoba bwo kugaragara nabi cyangwa gukunda isura mu mibanire, ukifuza kugaragara neza mu bandi ariko ukaba ubifitiye ubwoba. Izi nzozi zishushanya ubushobozi bwo kutigirira icyizere, ubwoba bwo kugaragara nabi, mbese gutinya guseba. Inzozi za gatanu: kugwa mu mwijima. Ibi bisobanura gutakaza ubushobozi cyangwa kugira ubwoba bwo kudasobanukirwa igishobora kukugeraho. Inzozi za gatandatu: kwirota uri ku butumburuke, uri ahantu hejuru cyane, cyangwa se gutinya kurira umusozi cyangwa kuba ahantu hegereye umusozi uri hejuru. Ibi biri mu bushake bwo guhangana no gutekereza ku bintu byakugusha cyangwa byakugwa nabi. Inzozi za karindwi: kwibona wataye umuntu. Guta abantu ukunda cyangwa gutakaza inshuti mu nzozi bishobora kuba bivuga gutinya kubura umuntu cyangwa imibanire. Umubano runaka ufitanye n'umuntu ukifuza ko utawutakaza. Inzozi za munani: kwiruka cyangwa gukurikirwa. Iyo urimo wiruka mu nzozi cyangwa ugakurikirwa, bishobora kugaragaza ibibazo wanga guhura nabyo mu buzima. Bishobora kuba ari ubwoba bwo kwishinja cyangwa gutinya. Inzozi za 9: kurota wambaye ubusa mu bantu. Kwirota wambaye ubusa mu bantu bishobora kugaragaza kwiyumvamo intege nke cyangwa kwibona neza. Ibi biba bivuga isoni z'ibanga cyangwa ubwoba bwo kugaragara nabi. Inzozi za 10: inzozi z'urupfu. Gupfa mu nzozi cyangwa kubonamo abapfuye kenshi bigaragaza iherezo ry'ibintu runaka mu buzima, nk'umubano cyangwa akazi. Nanone bishobora gusobanura ubushake bwo guhindura ikintu cy'ingenzi mu mibereho yawe. Izi zari inzozi 10 abantu bakunze kurota n'ubusobanuro bwazo.